Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe dusangiye uru rubuga. Abayisilamu mwese ndabakunda, namwe mutari abayisilamu mbifuriza kuzaba abayisilamu, namwe ndabakunda nkuko idini y'Imana ibitubwira. Tugeze kuri episode ya kabiri. Episode ya mbere twavugaga umuyisilamukazi ubereye umuyisilamu, umugore w'umuyisilamu ugomba kuba ameze ate. Iyo episode ya mbere mujye kureba uburyo twabisobanuye. Uyu munsi rero dufite indi episode ya kabiri. Bavandimwe barebyi, episode ya kabiri iratubwira ku bintu bijyanye n'ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane kijyanye n'urupfu. Kwanza urupfu, bavandimwe barebyi, bantu muri kutureba namwe muri kutwumva, icyambere umenye ko urupfu rubabaza umuryango, rubabaza abavandimwe, rubabaza inshuti. Iyo twabuze uwacu tuba turi mu gahinda, ariko tuze tumenya ko ari igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Igeno ryaje ntiryasimbukwa. Uriho, ndiho, ariko amaherezo yacu ni urupfu, ahubwo tuzaba tujyanye iki imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ahangaha muri aya ya Qur'an Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo tuzabagerageza. Allah niko yivugira, Imana iravuga ngo tuzabagerageza, tuzabateza ubwoba, tuzabateza inzara. Ariko ahara y'iyi aya iratubwira ngo no gupfa muzapfusha. Iryo ni itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero utagira ubwoba, utagira agahinda, kuko ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ryakugezeho. Ikindi, bavandimwe bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala duteza ibyo ngibyo kugira ngo arebe ukwihangana kwacu. Niba twabuze umuntu twihanganye dute? Nubwo ari mu bihe bikomeye cyane, ariko twihanganye dute? Abavandimwe bihanganye bate? Ikibazo si ugupfa, ahubwo ikibazo ngo yapfuye arajya hehe. Hano Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo ubuzima bwa hano ku isi bumeze nk'umutako. Allahu akbar, bumeze nk'umutako. Uyu mutako rero uri aho ngaho, biba bisaba ko wowe wese utatiye isi gute. Ibikorwa byiza nibyo ukwiye kugira gute, ukwiye gukora kugira ngo uzabonwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwiza. Allah subhanahu wa ta'ala atongera kutuvuga ngo niwe waremye ubupfu. Allah subhanahu wa ta'ala niwe waremye urupfu. Allah subhanahu wa ta'ala niwe waremye urupfu, anarema n'ubuzima kugira ngo abagerageze, kugira ngo amenye ukora ibikorwa byiza. Bavandimwe bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah arabyivuge niwe waremye urupfu. Ntago wahinyura urupfu kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe waruremye. Ariko kwari kugira ngo arebe ukora ibikorwa byiza. Muri karitsiye Allah subhanahu wa ta'ala iyo ashatse kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo turusheho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo turusheho gutinya Imana, arebe wakoraga ibikorwa byiza akamujyana, akamwisubiza. Ese wowe utekereza iki? Niba Allah subhanahu wa ta'ala ajyanye uriya muntu, ajyanye umuturanyi wawe, ajyanye umuvandimwe wawe, ajyanye umugore wawe, ajyanye umwana wawe, utegereje iki? Ubutaha ni wowe. Arimo arategeza kugira ngo arebe ibikorwa byiza ukora hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala unamenye ko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo yapfuye. Nge ndi igiki? Wowe uri igiki ucyatuma wumva ko ufite ukomeye? Ariko bavandimwe salamu, y'urupfu rwaje gukoma ntago kuba guhari. Abantu tuba turi mu gahinda, tuba turimo turarira, ntuzaragiye kantakaragiye, ariko wibuke ko ubutaha ari wowe, umutaha ni njyewe. Biradusaba ko tugomba gutunganya ibikorwa byiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ndagira ngo nkubwire ibihe bitatu kwemera biba bitagishobotse. Hari ibihe bitatu kwemera biba bitagishobotse. Igihe cya mbere ni igihe ingoto cyangwa se roho ibigeze mu ngoto. Ntabwo waza kuvuga ngo ndemera ibi ngibi. Ahangahe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ngo
wa muntu utuzataka tuvuge ngo iyaba warungejeje ku isi nibura isegonda rimwe, natanga nasiba nakora ibikorwa byiza, ariko isegonda rimwe Allah subhanahu wa ta'ala avuze ngo gera ku isi, icyo gihe urumva wakora iki? Rero ngo ibihe biba bitagishoboka ko wicuza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni igihe roho ibigeze mu ngoto. Igihe roho rero igeze mu ngoto ntago ibihe biba byarangiye. Igihe cya kabiri, igihe roho igeze mu ngoto, none igihe cya kabiri ni igihe urupfu cyangwa ni igihe upfa uri umuhakanyi. Bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ufite ikibazo gikomeye cyane, uzagerageze ntuzapfe uri umuhakanyi, ntuzapfe utemeye Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi abantu turi ku kiriyo, uyu munsi abantu bari hano ku kiriyo, ariko ese wowe ni abaki bazazi wawe? Gerageza rero ukora ibikorwa byiza, ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala azakubonemo nk'umuntu wakoze ibikorwa byiza. Ikindi ni igihe turiho tuvuga ibihe bitatu kwemera bitaba bitagishobotse. Ikindi ni igihe izuba riba rigeze iburasirazuba, rikarasira iburasirazuba, izuba rizaba rirasira iburasirazuba. Umunsi turizi ko riba iburasirazuba, igihe rero zaba rihindukiye rikaza iburengerazuba, uzamenye ko ibihe byo kwicuza bigeze gute, birangiye. Rero bavanywe guteka Allah subhanahu wa ta'ala, urupfu rurababaza, ariko tugerageze tube muri babandi. Ese ni upfa waratamutuna illa wa muslimuna, uramenye utazava ku isi utaraba umuyisilamu nyakuri, uramenye utazava ku isi utaraba umuyisilamu wa wundi wubaha Imana, uramenye utazava ku isi udakora ibikorwa byiza, kuko ibikorwa byiza nivyo bizakuvugira hariya tuzaba tugushyize mwana ndani. Ibikorwa byiza nivyo bizabagize gute, bituvugiza. Iyo rero yari epi ya kabiri. Ubutaha muze kureba indi epi ya gatatu. Imana ibahe amahoro n'imigisha, mudusapotinga kugira ngo turebe ko natwe twazagera imbere. Kumva amawaiza ni itura imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, gusharinga ni itura imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mbese gukora subscribe ni ubikorwa byiza ubukoze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.